bwa bwose nabyaye umwana dore aho aryamye arebye asanze ari umukobwa yahise asohoka mwana umwe biragoye yahise asohoka arigendera maze kugenda wese iyo umuntu uje akareba umwana akagenda nimba namwe mujya mubijugunya aho mujye mubitubikira mujye mubitubikira kuko ndabitoragura niyo ngiye nkabigurisha nk'ahantu bampama nk'icyo 1000 turabasuhuje mwese abakurikiye ijwi ry'icyizere turabashimira ko mudahwema kutugaragariza urukundo abadukurikira abaduha ibitekerezo rwose turabashimira ni ukuri Imana ibahe umugisha rero ku ijwi ry'icyizere turi kumwe n'umutumirwa imbere yacu murabona ko ameze neza ari simati rero tuguhaye ikaze tugiye kumuha ikaze kandi rwose n'abari kutureba namwe mu mutega amatwi mu mwumvi adufitiye byinshi kandi rwose byiza tuguhaye ikaze. Murakoze cyane nitwa Bantegura Angelique yego abenshi banze ku izina rya mama w'ineza ndi umumama w'abana 4 mama w'ineza yego umuntu akureba abona ko abona ko waba ukiri agakobwa ariko ntunguwe no kumva ko ufite abana 4 ubirebye ku isura wabona nkiri mutoya kuko nabyaye nkiri mutoya niyo mpamvu tuguhaye ikaze rero wisanzure hano ni mu rugo nta kibazo rwose wisange hano ni muri famiye ni mu muryango mugari twongeye rero kuguha ikaze hanyuma twagira ngo dusangire ubuhamya bwawe utubwire mu by'ukuri urugendo rwawe cyangwa se mu buzima bwawe twagira ngo utangire nyine utubwira mama w'ineza ese mbese muri make uratunyuriramo mu rugo uvuka hehe ese byagenze gute kugira ngo uraduha urugendo rw'ukuntu kugira ngo aho ugeze ubu ngubu uratunyuramo muri makeya. Yego murakoze cyane nturuka mu karere ka Rulindo nkaba mfite mama nkaba mvukana n'abana 3 nanjye wa 4 yego ubwo rero ukuntu naje kwisanga i Kigali nanjye naricaye nza guhura n'abandi bantu nigaga mu mwaka wa 6 primaire mu gihembwe cya 2 twari turi kwita gukora icya leta. Wowe wigaga mu wa 6? Yego umwaka w'amashuri abanza urumva ko ari muto cyane kuri mutoya cyane yego ndangije nyine umwana aza kumbwira ati i Kigali ni heza kuguma hano ngo uri kwiga n'ubundi ntacyo bimaze. wari uri mu cyaro? Nari ndi mu cyaro Kibahubwo numvaga ko uje i Kigali abaje ahantu heza ubwo nyine nza kuza ngo nkore akazi ko mu rugo nako karananira kamaze kunanira nyine umva umuntu uvuye mu cyaro nta kintu na kimwe abazi mu by'ukuri noneho n'uwanzanye inaha nawe twabaye nk'aho tutongera guhura kuvuga ngo yaramfashe akira ahantu ngo mpakore harananira ariko ntitwongera guhura nyine kuko birumvikana ko icyo gihe wari n'umwana muto cyane. Nari nkiri mutoya n'ubundi. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite 15. ubwo ndageje byanze nza guhura nyine n'umuhungu turakundana dukundana igihe cy'umwaka. Ufite imyaka 15 ubwo mwakundana? Ubwo nari mfite 16. Ubwo wari umaze umwaka i Kigali? Nari maze umwaka i Kigali tuza gukundana turabana nyine ariko simvuga ko twabanye kuko rumva nari umwana ariko yarandutaga tubana gutyo rero mfite 17 za kubyara
bigezemo hagati nyine mama ahita ajya Uganda, arumva nagiye gushakisha ubuzima, nanjye nyine nsigara mu Rwanda numva yuko wenda ubuzima buzahinduka, ariko biza kwanga. Ubwo rero mbyaye umwana wa 4 nibwo papa wacu yadutaye aho ngaho nyine aduta mu ikode, tutanarishoboye kuryishyura, mbega nta kintu na kimwe, kuko kumva akana kari gatoya, kari katari kagira n'umwaka, kari agahinja cyane. Ubuzima nyine buragumya buratugora, nawe urabyumva, aho kuryama, uko kurya na ka gahinja, nuko nyine nibaza ahubwo n'impamvu umuntu aba agihumeka. hanyuma se mbere wenda yuko umwana wa 4 agera, cyangwa se wenda mbere yaho gato mwari mubanye neza nta kibazo, ubuzima wenda bwarafatikaga? Oya, ntabwo bwafatikaga, ariko uko byari biri, kuko wenda twahurizaga hamwe, hari icyo byatangaga. Noneho rero nisanze ndi njyenyine, gufata abana 4 urumva byahise biba ikibazo. Hanyuma se wenda ukiri aho ngaho mugikundana, nyine urumva mukiri abafiyansaye, mu by'ukuri rwa rukundo rumeze rute? Wabonaga, kuko hari igihe ukundana n'umuntu ukabona wenda ni umuntu urimo akubeshya, ku buryo ushobora kuvuga uti nibura uyu muntu, hari igihe umuntu ahinduka, yego nibyo, ariko se mu by'ukuri wabonaga ari urukundo rumeze rute? Hari igihe umuntu aba ari urukundo rugamije wenda ibindi bintu. Icyo gihe nuko nyine urumva twakundanaga, njye nkiri umwana, ntabwo ibyo by'inkundo ntabyo narinzi, kimwe ko ubu nta n'ibyo ntegereje. Ubwo rero twarakundaga nyine, nkumva ko dukundanye biri aho, nkumva ko no kuba twabana n'ubundi nyine ari ibisanzwe, nk'uko naba nkiri umukobwa nyine. Iyo uri umwana ntabwo puresha zo hejuru ntabwo uri kuzimajinamo ngo wumve se nimara kugera bizagenda ute, ese uyu muntu afite iyihe migambi, weho uri kugendera nyine nk'uko ubwenge bwawe bungana, kuko 17 tuba turi mu gihe kibi cyane, nawe urabyumva. Biba ari igihe kibi. Hanyuma se nyuma yaho mumaze gushakana, cyangwa se nyuma mubana, mu by'ukuri nta bibazo cyangwa se amakimbirane, kuko urumva niba yarafashe umwanzuro akaba nta makimbirane mwajyaga mugirana ya hato na hato, cyangwa se wenda nyine ku buryo ubona ko ari ibintu byazavamo ikindi kintu? Urakoze cyane kumbaje icyo kibazo, ni cyiza nubwo kigoranye. Nkaba mbasha gusaba nk'abantu muri aya masaha bari kunyumva cyangwa se bari kumbona, yaba abantu b'abamama cyangwa b'abapapa, bumva yuko umuntu w'umumama wenda se waba ubyara ibitsina bitandukanye cyangwa kimwe, ndabasaba yuko batagomba kujya bagendera kuri icyo, bagomba kujya bakira icyo Imana ibahaye. Kuko na n'izi saha yarinze agenda avuga yuko byara abakobwa bonyine, kandi mama abyara abahungu n'abakobwa, nanjye mama abyara abahungu n'abakobwa, nanjye bikanyobera. Gusa wenda ubu namaze kubyakira, ariko nanjye byajyaga binyobera ukuntu waba nyine babyara abakobwa n'abahungu, n'iwacu tukabyara abakobwa n'abahungu, ariko twe twahura tukabyara abakobwa gusa. Ubwo rero icyo cyatumye agenda, ndumva yaba ari imyumvire mibi ikabije, uwaba agitekereza gutyo ndumva yakwigarura rwose, kuko Imana niyo itanga. Ni ukuvuga ngo niba numvise neza, ikintu mu by'ukuri, ikintu cyavuze ngo ahagurutse mu rugo aragiye, ni uko wowe ubyara abakobwa gusa. Yego, ayo makimbirane numva yagiye abaho, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, urumva byari bigoranye. Akabikubwira gutya akakwatura, yaravugaga ati abakobwa ubakura he, ko mama abyara abahungu n'abakobwa. Nanjye namubwiye se ko nanjye mama yabyara abahungu n'abakobwa, none abakobwa bavaye? Ati ubwo nyine ufite ahantu bakura.
ni ukuvuga ngo mu yandi magambo we yagushinjaga ko hari ahandi hantu ushobora kuba ko hari ahandi hantu ujya gukura b'abakobwa gusa. Yego. Murumva ko atari ibintu byoroshye, ndumva bitoroshye. Urumva washatse uri umwana uri muto cyane, ikindi kandi ushaka umuntu mutangana ukuruta, hanyuma haza kubaho ikintu cyo kubyara, Imana itanga umugisha murabyara, ariko kandi mubyaye hazamo kumva yuko nta mpamvu yo kujya ngo ubyare abakobwa bonyine. Hanyuma se nibura nta n'abandi bantu wenda baganiraga nawe nibura ngo bamugire inama areke iyo myumvire? Imyumvire nyine umva baraganaga akavuga ko bidashoboka, kuko batagomba kubyara igitsina kimwe iwabo batarakibyaye. Ubwo rero iyo umuntu buriya iyo afashe ikintu akakishyiramo burundu, kukimukuramo biba bigoye. Ariko ubu ngubu nyine uri kumwe n'utwana twawe? Yego, ndi kumwe n'abana. Mana yanjye. Nta kundi nyine ni ukubyihanganira, buriya hari impamvu yabyo iba yarabaye. Hanyuma se ubu we ari he? Nawe ari muri Kigali. Ni ukuvuga ngo nawe aribana cyangwa se yaje gushaka undi mugore? Oya, aribana. Yego. Ubwo yafashe inzira y'ubusiribateri? Ubwo niko nabifata, kuko nimba umuntu aba nka hariya nawe uba nka hariya, biragoye no kumukurikirana kandi uzi neza yuko nta kintu ari bugufasheho. Urumva ugiye kumwinjira mu buzima bwe ugafatanya n'ubwawe, byakugora cyane kurenza uko byakugora uri kuvuga ati nimba uriya muntu ari hariya akaba nta kintu amfashaho, base kampanga Imana amaso muri make ya mbega. Hanyuma nyuma yo gutandukana nawe ubwo ubuzima bwagenze gute cyangwa se bumeze bute? Ubuzima bwaragoye cyane, biragorana cyane no kubyakira, mbona bitabaho. Mana nkavuga ese ubu koko ubu utu twana nzatugira gute? Utu twana mfite tungana gutya tw'inkurikirane, kuko bakurikiranaga ari imyaka 2. Oya nani yageragamo yuzuzaga imyaka 2 nanjye nabyaye mfite agahinja. None nkavuga ati ubu ngiye kubyara umuhungu, kakazana agakobwa, urumva kikaba ikibazo. Wa mbere nta kibazo cyane, ni ukuvuga ngo we wabyaraga vuba kugira ngo ureke kubyara umuhungu, basi nanjye ntuzi. Wakoraga kuri televiziyo yo kuvuga ngo reka mbyare umuhungu basi atuze. Ariko ntinze kumenya yuko buriya ushobora kubyara washaka ukabyara na veni, ubyara b'abakobwa gusa. Nimba kubyara vuba ari nako bihinduka, ushaka kubyara vuba bakivanga, ariko mu by'ukuri nabonye atari ko bimeze. Yatangiye kujya akubwira nk'ibyo bintu byo kubyara umukobwa n'iki? Yatangiye kujya abikubwira nka ryari? Mbyaye umwana, mfite inda y'umwana wa 3. Yego. Niyo mbwa ati nutabyara umukobwa nutabyara umuhungu ntabwo ibi bintu bizakiranuka. Nuko rero wari utwite umwana wa 3? Yego. Arakubwira ngo nutabyara umuhungu ugomba kubyara umuhungu, nutabyara umuhungu nyine ati ntabwo bizashoboka rwose, kuko abakobwa ufite aho uzaza ubajyana nta bakobwa iwacu tubyara. Ubwo nyine mbyaye n'uwa 4 ari umukobwa, ndavuga ati biragoye noneho, ku buryo n'ubwo rwose no kwa muganga atangezeho. Kerende hano Kagugu, ariko reka biranga. Ubyara umwana mutoya, uwo mfite wa 4. Yego. Ntabwo yageze aza kundeba, kuko nyine we nimba arabyimajinyemo, namaze iminsi 3 ndi hari Akagugu arabyaye. Nagiye nta kintu na kimwe mfite, kuko numvaga ndi kuribwa gakeya. Ndavuga ati ariko uko byasa kose reka ngende njye kwa muganga byabampe n'uduti twa grippe muri make. Nta na mituweli nari mfite, ngo nanjye utambaza ukuntu nabitekereje. Ndagenda ngeze kwa muganga,
haciye umwanya mutoya mpita nanabyara, Imana yangiriye neza ntabwo nagoranye. Yego. None se ndabaza, icyo gihe wagiye kwa muganga igihe cyo kubyara cyari cyendaga kugera? Ahubwo cyari cyageze. None se ni gute nyine wabanaga n'umugabo kandi akaba nta na mituweli yakwishyuraga? Ni muri ubwo buryo bw'uko wenda ubyara abakobwa gusa cyangwa ni mu buryo bw'ubushobozi? Oya, hazagamo n'uburyo bw'uko ngiye mbyara abakobwa gusa, ni nakumva yuko agomba kugira icyo adufasha twabyaye umuhungu. Nuko byagenze rero, nyuma y'iminsi 3 nibwo yaje aravuga ati bite, ndavuga ati ni byiza, ariko nari mbabaye mfite agahinda gakomeye. Avuga ati ndabyaye, utwana turi mu rugo, urumva kamwe karacuse gafite 2, utundi 4, 6. Umva byari bigoye. Rangira mbwe se wabyaye kirega rwose, nabyaye umwana dore aho aryamye. Arebye asanze ari umukobwa, yahise asohoka, mwana umwe biragoye. Yahise asohoka arigendera. Maze kugenda wese uyu muntu uje akareba umwana akagenda, biraza kugarukira hehe? Nuko nta na telefone nageraga icyo gihe, naratiraga nza gutira telefone mpamagara murumuna wanjye, ndamubwira ati noneho biragoye cyane. Arambwira ati ese byagenze ute? Nawe yari afite uruhinja. Ndamubwira ati rero urabizi nakubwiye ko ngiye kwa muganga, ko ngiye gushaka imiti ya giripe. Ndamubwira ati nese ntibayibona? Ndamubwira ati ntabwo bayimpaye, nyine urabizi ko nahise njya kunda, njya mu rwerero, ndabyaye. Ni umunsi wa 3 ushize ataje, araje arebye umwana arisohokeye. Inzara iki? Biragoye gusa hari akagugu, wenda se nimba ari Imana nagendanye nayo sinzi ko nabivuga. Bampaga icyo kurya bakampa n'icyo kunywa, n'akabebe kanjye naboyeyo bakambitse, kari gafite imyenda rwose iringaniye nyine, nawe nta mwenda n'umwe, nta kantu na kamwe nari njyanye. Ngiye kwiyakira imiti ya giripe, kuko ari ukuntu umuntu avuga ati ntabwo uyu mwanya kigeze, cyangwa se bitewe n'ukuntu uri kuribwa hajya uhita ufata inzira ukigendera. Kuko avuga ati wenda uwo turi kumwe nabyumva ko ndi kwa muganga, kuko icyo gihe ntabwo hari umugore yagiye mu kazi, ataraza n'ubundi ahita aza kundeba. Birangira rero umugabo arakaye gutyo, ku buryo no gutana atashye adahari. Ngeze mu rugo n'undi nyine bagumya biba amakimbirane, kugeza ubwo avuze ati ngiye rero ndasohotse ndigendeye, ntabwo nagumya kutunga umugore ufite abakobwa gusa. Niba ubyibuka neza nk'uko umwana wa mbere wabonye, ni iyihe shusho? Kuko urumva we afite kode, yari afite kode y'uko kubyara abakobwa ntabwo ari ibintu bye, ariko se wowe niba ubyibuka neza nk'ishusho ku mwana wa mbere cyangwa uwa kabiri yagufasha ati? Ubwa mbere nta kibazo cyari kirimo, kuko yari umwana wa mbere, nawe urabyumva. Twaramwakiye, tumwakira neza mu bushobozi twari dufite. N'uwa kabiri tumwakira neza, ariko mfite inda ya 3. Buri munsi ubwo kavugaga ati zabone wabyaye umuhungu, kuko nutabyara umuhungu njye nawe ntabwo tuzakiranuka pe. Ati dore ntibabyara abakobwa gusa, ati nawe ujya ubabona cyangwa se ukavugana nabo, ni abahungu n'abakobwa. Nababwira ati ariko natwe mama tubyaye turi abahungu n'abakobwa, ati ibyo ntabwo mbizi, abana ngomba kubona abana bavanze. Nuko nyine tubyara n'uwa 4, tuvuga ati tugiye kubyara ka gahungu. Birangira nyine kataje. Mwishimye mumeze neza, muvuga ati noneho amahoro agiye kuboneka mu rugo kubera uno mwana. Asa rero ari umukobwa, noneho afata inzira rero aragenda, kari gatoya gafite 1 mwaka n'igice, aragenda kugeza na n'ubu nyine. Hanyuma se iyo wenda mwaganiraga, wenda azanye nk'icyo kintu, ntabwo wamuganirizaga ukaba wamwumvisha ko ari ibintu bisanzwe? We ntabwo yabyumvaga.
ntabwo bashakaga kubyumva, icyo yashakaga ni umwana w'umuhungu, nta kindi yiyumvishagamo. hanyuma se wenda kuko urumva niba yarashatseho umwana w'umuhungu akamubura akamukuburaho, ese nta mpungenge cyangwa se ntabwo watekerezaga ko ashobora wenda kujya hanze akabyarana n'undi mugore, wenda atekereza we ko ashobora kubyaraho umuhungu? icyo gihe nta mpungenge wabaga ufite? Urakoze cyane, kuko ibyo bitekerezo ntabwo nakabigize, cyo kuri wenda ari nk'ubu nabitekereza, ariko icyo gihe ntabwo nari kubitekereza, kuko ibyo bitekerezo nta n'ibyo numvaga mfite. cyane cyane ko iyo ukiri umwana ugahura n'ibibazo nk'ibyo, aho icyawe uba wumva ubabaye gusa, mbega ntabwo n'ukuntu utekereza ngo azajya kubyara hariya. burya umuntu utekereza ngo kanaka arajya hariya ajye kureba y'iki, ni wa muntu n'ubundi uba ukuze ufite ibitekerezo nyine by'abantu bakuru. ariko nubwo nari mbyaye nagombaga kurera umwana, nanjye ndi umwana. niyo mpamvu rero ibitekerezo bindi ntajyaga mbijyamo, ntabwo nigeze mbitekerezaho ibyo. Yego. hanyuma se icyo gihe ubyara, cyangwa se muri icyo gihe urumva aho byatangiye gusakuriza mukajya mubipfa rwose inshuro nyinshi, icyo gihe famiye ye cyangwa se abo bavukana mwashoboraga kuvugana cyangwa se mwashoboraga kuganira? Yego, twaravuganaga cyane, yuko twavuganaga na mama wa hanini, ariko mama akavuga ati nimba se atabyumva urumva twe twakora iki? Yego. si twe tuzagutunga, niwe ugomba kugutunga. Yego. nubwo abana ari abacu, ariko turumva twebwe avuze ati iki ntabwo nkishaka, twe nta kindi twakora. kuko nawe ntabwo atwumva, atubwira ati ikintu nshaka ni uko abyara umuhungu. ati rero ntabwo tuzatugutera iya nda y'umuhungu, twebwe twakira ibyo avuze nawe tukakumva, ariko biragoye guhita tumubwira ngo ceceka, kuko ntiyanabikora. ufata ute abantu bafite imyumvire nk'iyi? abantu bafite imyumvire nk'iyo rwose ndabasaba guhinduka, kuko nyuma yaho hazamo ibintu bitari byiza cyane cyane. nk'ufashe nk'abana bakarerwa n'umuntu umwe, bagakwiye kurerwa n'abantu babiri, urumva biba bigoranye. na wa mwana nawe aba afite buriya agahinda, nuko atabikubwira, ariko agahinda nawe burya aba agafite, kuko agera hariya ku muturanyi akumva umwana avuze ati papa gutya na gutya, cyangwa se mama we yatekereza ukuntu wenda asabana na papa we cyangwa na mama we gusa, agahita yumva arababaye. Yego. icyo gihe abana ntabwo bajya babikubazaho? barabiha igihe twicara bakabimbaza, ariko njye ntabwo mbabwira impamvu, ndabwira ati nyine buriya yagiye hariya, ariko ejo cyangwa ejo bundi azongera agaruke. ati nta kibazo kirimo, kuko umubwira ati papa wanyu yaragiye kubera nababyaye, bakura nabi cyane. bakura nabi cyane rwose. urumva ni ikibazo gikomeye cyane. hanyuma nyuma yo guhura n'urwo ruhure rw'ibibazo no kubyara abana b'abakobwa gusa, wowe ubitekerezaho iki? urumva papa wabo hari imyumvire yari afite, ariko yanatumye mu by'ukuri abata akagenda kubera ko ubyara abakobwa gusa. ese wowe kuri n'umudamu, mu by'ukuri icyo kintu ugitekerezaho iki? muri wowe mu mutima wawe uba wumva ugitekerejeho gute? njye kuko njyewe nzi yuko neza ko umuhungu ari we ubyara, cyangwa nkavuga nanone ati imana niyiguha, nubwo bavuga ngo abagabo nibo babyara, ushobora gusanga ari nk'imana, kuko nawe imana itamukuyemo ntiyamubyara. njye numvaga ko umwana ari umwana, icyo mpfa ari ukubona umwana muzima uri aho, nkumva rero nta kibazo mfite, mbega binyuze pe, nkumva nanishimye nanabyaye. ubu ni ukuvuga ngo abana bose bariho bameze neza? abana bose bariho bameze neza, nta kibazo. ikibazo kirimo ni ikibazo cy'ubuzima, nawe urabyumva. birumvikana nyuma y'uko mutandukanye cyangwa se nyuma y'uko adugutaye, wenda hari icyahindutse mu rugo? Yego. Yego. cyahindutseho kirahari cyane,
kuko naje kurera abo bana 4, ubwo umwe yiga mu wa 4, ndiga mu wa 3, undi ari mu wa 1. ubwo rero wundi wa 4 we ntabwo yiga kuko yakakwiye kujya muri garidiyene, ariko muri garidiyene kubera nta bushobozi ntabwo yiga. n'ubundi bagiye kumva amanota kubera yagize ikibazo cy'uburwayi nkabura uko njya gutoragura. hari ibicupa bino bajya banyanyagiza abantu bajya banyweramo amazi, sinzi nimba namwe mujya mubijugunya aho mujye mubitubikira mujye mubitubikira kuko ndabitoragura. niyo ngiye nkabigurisha nk'ahantu bampama nk'icyo 1000, nkabasha kureba ko abana twabonamo n'amazi yo kunywa. kandi mwebwe muba mwabitaye mubona nta kamaro bifite, ariko twebwe tukabitoragura ngo turebe ko twabaho. nyine nawe urabyumva, mu kanya niho bazambwira ati ese mama ko tutagiye gufata birote ubu byagenze gute? ndabwira ati rero birote muzajya kuyifata ejo bundi ticanya twavuganye. arambwira yuko atigeze aza ku ishuri ariko yaje. nagiraga ngo baceceke nyine batuze batarakara, ubwo bazi ko tica bataje, ahubwo birote bazajya kuyifata ejo bundi yaje ku kigo, cyangwa bagiye nko gutangira tica bakabaha birote kandi ntayazabaha kubera tutari twishyura. nyine urabyumva. hanyuma kuva icyo gihe watandukana n'umugabo wawe cyangwa se kuva mwabana mutakibana, ubu ubuzima buhagaze bute? ubuzima umeze gute? ese ufite akazi ukora? ese nyine mu by'ukuri duha ishusho y'ukuntu muri iki gihe umerewe, duha ishusho y'ukuntu nyine uduha ishusho ngari y'ukuntu umerewe muri aka kanya nyuma yo gutandukana n'umugabo wawe, cyangwa se ese ufite icyo ukora? ese muri make utubwire, usangize abandi inkuru yawe n'ubuhamya bwawe. ubu nta kintu mfite nkora, nyine ni ibyo bicupa urumva nta kazi mfite muri make. yego, njya kubitoragura kugira ngo ntirirwa nicaye, ariko nta kazi mfite. noneho ubwo rero imbanza ndebe yuko nabona uko nishyura inzu y'abandi cyangwa se ngo turye, ariko nabyo bikanga kuko amacupa ntago nyine urabyumva, ntago yagutunga ngo anakwishyurire. naguciye mu ijambo, ibicupa uvuga ni ibingibi banywamo amazi? hanyuma naguciye mu ijambo, ibicupa wari uri kuvuga ni ibi abantu banyweramo amazi bakajugunya? Ego biriya banywamo amazi ya niri cyangwa se yahe mukanywa nyine mukarijugunya. mu by'ukuri bishatse kuvuga ngo ako niko kazi ukora, niko kazi kagutunze? umunsi ku wundi. nyine ni gute? njyewe ntabwo nabyiyumvisha. ni gute ushobora gukora ku kazi ukabona amafaranga yo kwishyura inzu? kuko ntekereza ko ukabona amafaranga y'imyenda y'abana, ukabona amafaranga. ntabwo byoroshye, ariko buriya hari igihe bacuruza ko butari buke ukabona burakeye. mu by'ukuri ntabwo mbayeho kubwo mvuga nataraguye mu macupa nayo ndase azamo akanyunganira, ariko mu by'ukuri nshimira abantu, yaba abamama cyangwa abapapa cyangwa se nk'urubyiruko. mbega hari umuntu ukubona ufite ibyo bicupa, yabona ukuntu nameze kubwira ati basi ngwino nguhe ibiryo, yaguha bya biryo wabirya ugahembuka. noneho ya 500 wakure cyangwa cya 1000 weho wirengagiza yuko ushonje kandi urumva uba wanariye, ugahita uvuga ati binda bihereza abana, nyirinzu nawe babibona yihuye n'umuntu mwiza nyine, hari ubwo ati amafaranga ntiyari yaboneka, cyangwa se ati wenda hari ahantu ndi gukora utuntu runaka akakujyana ukamukorera akugeza igihe azashiriramo, kimwe ko yanagusohora ukarara no hanze, byose birashoboka kuko ubizi isaha ndi mu kazi gatoya cyane. nko ku bantu bazi nk'ikiraro cy'ihene, ikiraro cy'ihene nimba kivuga ngo bamwe 3 baryama bareba ruguru, utundi 2 nyine natwo dukuru tukaryama tureba hepfo. ni ukuvuga ngo
ishusho mu by'ukuri y'ahantu uba ni nko mu kiraro cyangwa yego ni nko mu kiraro cy'ihene ubundi, kuko ikiraro cy'inka nacyo usanga ari kinini, ni akantu mbega gatoya, nka kwa ko umuntu yavuze ati nubwo uzaza unyishyura ariko yanagucumbikira ukabamo, ariko ntabwo byakunda nyine kuko abantu dukunda amafaranga cyane. Yego ntabwo byoroshye, ntabwo ubuzima byoroshye. noneho muri abo bana ufite abana 4 kandi bose bakeneye kurya, ubigenza gute kugira ngo abo bana umekinge sure ko bariye saa sita nijoro nyine ibyo bicupa utoragura uva ku wa mbere kugera ku wa 5 icyumweru kigashira ukwezi kwashira, ibyo bicupa bikavamo ibiryo ugaburiye b'abana, cyangwa wenda hari ubundi bufasha ku ruhande ufite, wenda nk'umuntu ugufasha buri gihe ntawubaho. Nkoresha bya bicupa gusa nshagura n'umugiraneza akaba yanyishyura ukwezi kumwe, yego akaba yampa ibyo kurya, ntabwo ati mfite n'utwana kuko hari n'igihe yari muri weekend turajyana, ubwo nkamuha agafuka nanjye nkafata kandi n'umwana, ubwo ni 2 bafata udufuka nanjye nkafata kandi, kugira ngo tubone amafaranga ahagije. Abana muba muri kumwe muri ibyo muri uko ko gutoragura amacupa? Urumva ndatoragura nkaberekera uko nyine turi bubigenze, niyo asa nabi tujya ahantu mu gishanga tukabyozamo imbere akaba asa neza, kuko asa nabi ntabwo bayagura. Hanyuma se utekereza gute nk'iyo nyine uri muri ubwo buzima, uba wumva ufite nk'iyihe uba wumva uri gutekereza gute nk'iyo ubona nyine ubuzima bwagucanze kandi mu by'ukuri nta ruhare wigeze ubigiramo, kuko urumva kugira ngo ibyo bibazo byose bikubeho havutse imyumvire y'umugabo itari myiza y'uko ubyara abakobwa, biba ngombwa akagusiga muri bwa buzima nabwo ntekereza ko butari bworoshye, bwari ubw'ubukene, ariko nibura mwari muri 2 wenda wapfaga kwihangana. Hanyuma noneho uyu munsi tuvugana uri wenyine kubera impano y'Imana yaguhaye, kuko abana burya ni impano ni n'umugisha, uri wenyine kubera ibyo bintu byose wagiye uhura nabyo. Iyo wenda ubitekereje, iyo utekereje icyo kintu cyangwa se iyo utekereje ubuzima ubamo cyangwa kubona abana bameze gutya, ubyakira gute? wiyumva gute? Igihe kiragera nkumva birangoye, nkumva ndanihebye, ariko hari n'igihe nanone kigera nabona ukuntu barimo bakina nkasa nkaho ngarukamo gakeya, cyane cyane ko bari kuvuga ati ese mama uyu munsi wiriwe ute, njye mba numva binshimishije. Ariko nanone igihe niheba n'igihe mba mbona nahize byanze, ndivuga ese uko Mana ndabigenza gute, kuko kurya 2 byo ntiba bigishoboka. Ku ishuri batugiriye amahirwe barabagaburira, tukarwanana nijoro, bwo cyagiye umyo nkibonye ni ukuvuga ngo turya ubugari na dodo kuko nta kindi cyavamo. Tugura umufungo umwe wa dodo tukagura n'ikiro cy'ubugari tukaburya gutyo. Urumva biragoye, ntituzagura ibirayi, ntituzagura igitoki cyangwa umuceri, cyese duhe nk'umugiraneza akabiduha gutyo. Noneho rero icyo kwambara cyo ni Imana ikiguha, kuko sinavuga ngo uriya yabyitekerereje arakiguha, ubwo Imana iba yamukoreyemo. Kanagoye nk'ikintu cyo kwambara, kwakubwiye ati ariko nizo kubona uri kumwe n'utwana, akira kakene ujye gahe wa mwana ajya kambara, ubuzima bugakomeza. Ariko nyine nanone hari nk'ukuntu ura n'abantu bari nko gusenga, ukumva umuntu akubwiye ati humura, wakumva umuntu uguhumurije nawe ukumva mbega ukavuga ati ariko byange bikunde hari igihe Imana izantabara, nanjye nkaba nabasha kubona aho mba, nabasha kubona icyo kurya, cyangwa nkaba nabasha kugira icyo nkora, kuko ubuzima bwaba bwahindutse. Icyo rero gituma umuntu atiheba inshuro nyinshi cyane. Ntabwo byoroshye
ni ubuzima buba butoroshye, ni urugendo rurerure, ni urugendo ruvunanye mu mutwe ndetse no mu mutima, ni urugendo buri muntu wese adashobora kwiyumvisha ko yarushobora, ni urugendo rudapfa gushoborwa na buri muntu uwo ari we wese, ni urugendo rugoye mu by'ukuri kandi rwumvikana, ruravunanye. yego ruravunanye cyane. Hari abantu benshi baba mu buzima bubarimo cyangwa se baba bafite ibibazo bitandukanye, babona yuko igisubizo ari wenda kujya wenda kunywa inzoga kugira ngo ibyo bibazo byirengagize, kujya wenda mu ngeso zitari nziza. Ni iki kintu wowe cyagufashije kumva ko niba uri muri ubwo bukeneye ugomba kububamo? Ni iki kintu cyagufashije kumva ko ubwo buzima nyine ugomba kubwihanganira, ntugire ikindi kintu kikuvanga cyo ku ruhande? Ni iki kintu cyagushoboje kuba muri urwo rugendo wenyine kandi ikintu rugoranye? cyanshoboje ndumva ari Imana yankoreyemo, kuko iyo ugiye muri izo ngeso zindi zikubyara ibindi bibazo, ugasanga usize na twa twana utanatureze, dusigaye twandagaye, aho urumva nta muntu uri buturebe, kuvuga ati na mama wawe dore niwe wizize. Wajya mu izo nzoga niho ibibazo biba byinshi cyane, cyane cyane ko bakubona wasinze wabaye ukuntu, noneho na wa mwana nawe ahita ajya mu izo ngeso, akavuga ese mama ko anywa inzoga cyangwa se ko akora izindi ngeso zindi nawe nta kibazo, agahita abikuramo gutyo. Urumva ufata abana bane ukaba ubangije gutyo mu mutwe no mu bwonko, urumva nabyo ntibiba ari byiza. Nshimira Imana ko yamfashije rero, ibyo byose simbitekereze. Nicyo kintu nshimira Imana cya mbere. Nk'iyo uhuye n'umugabo wawe, niba mujya muhura cyangwa se ukamubona, nyine ukurumva niwe muntu wakushyizeho ibyo bibazo byose, niwe muntu watumye ujya mu rushako, niwe muntu watumye ubyara, niwe muntu watumye mbese ubuzima urimo none aha ngaha, niwe muntu yarugizemo ubuzima bwawe urimo butoroshye na gato, yagize uruhare kugira ngo ubwo buzima ububemo. Nk'iyo umubonye cyangwa se umwumvise cyangwa se muhuye, ubyitwaramo ute? Utekereza iki? Njyewe duhuye mba numva agahinda kanyishe, kuko siniyumvisha ukuntu umuntu yaba ari umuntu w'umubyeyi agafata abana ngo arabasize, akabasiga ari n'ahantu afite abasigiye. Urumva muri njye bitamuvuga ati byose niwe wabiteye, wenda mu by'ukuri ari atari wabikoze, ari Imana wenda yashatse kuba yangerageza, ahari niko mbivuga. Ariko njyewe turahura muri ayo mwanya cyane, namwumva nkumva agahinda karaje, avuga ati iyo ntaza guhura nawe ati ntabwo ibibazo biba byarambayeho. Nkababara cyane, nkumva hari tutanahura, ariko biba ngombwa ko duhurira mu nzira. Urumva ntibari ahantu, ntabwo babura ahantu bahurira, ntibyanashoboka. Ariko nyine ari ibishoboka ntabwo nahurane, kuko duhura agahinda kakaba kenshi, urumva uba wumva mutahura. Ni iki kintu wabwira nk'abana b'abakobwa bagukurikiye muri aka kanya, ari abakurikiye ubuhamya bwawe, ari abumvise ibihe wanyuzemo? Ni nk'iki kintu wabwira umwana w'umukobwa? Ikintu nasaba umwana w'umukobwa rero ni ukubanza kwitonda, akabanza gushishoza, atari ukumva ngo ngeze mu myaka 17, 18 ati ndahita njya gushakana n'uriya muhungu, kuko umuhungu nta bibazo byinshi agira, ariko tw'abakobwa ahanini nitwe tugira ibibazo byinshi cyane. Iyo uri kugenda uba wumva nta kibazo ufite, ariko mu by'ukuri umaze kubyara ubuzima burahinduka cyane, kandi ahanini abakobwa bikatugiraho ingaruka, nawe urabyumva. Ikintu nashishikariza abana b'abakobwa rero ni ukubanza bakitonda, kandi bakajya banihangana n'ibigeragezo bahura nabyo, ariko ugafata umwanya wo kwitekerezaho,
ukazagenda uvuga ati ndakuze n'ibinangeraho nzagira uko mbyitwaramo kubera ndi umuntu mukuru, ariko ufite ibitekerezo by'abana ukarera n'umwana birakugora cyane. Ndumva bitoroshye rwose. Wihangane mama wene, wihangane, uko biri kose ikintu nyine cyose kitubaho kubera impamvu, kandi buriya nta kibaho kidafite impamvu yabyo. Hanyuma rero abadukurikiye tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hari abantu wenda hari umuntu ushaka kuvuga ati ese nk'umuntu yamubona ate, yamusanga he, ni iki kintu cyangwa se mu by'ukuri muri aka kanya ni iki kintu wabwira nk'abantu badukurikiye bagiye bumva ikiganiro cyawe, bagiye bumva ubuhamya bwawe, ni iki kintu wababwira muri aka kanya, ni iki kintu wababwira muri aka kanya? Muri aka kanya ikintu nabwira abantu badukurikiye ni uko wenda se ufite umutima woroshye cyangwa se umutima wo gufasha, yakaba yamfasha akamuha icyo kurya cyangwa se akanyishyurira n'inzu yo kuba, murumva nabyo biragoye, akanyishyurira n'abana amashuri, wenda ibindi bikaza bikurikiye ibyo ngibyo, yabakoze cyane. Rero turagushimiye natwe, ariko hari nk'umuntu ushaka kukubona wenda akavuga ati uriya muntu namuvugisha, ashaka kukuvugisha ndaguhumuriza, cyangwa se mu by'ukuri hari ubundi buryo ki ashobora kugufasha, watanga nimero zawe noneho uwaba akeneye kukuvugisha akakuvugisha. Nomero zanjye MTN ni 0796375653. Wakongera ukazisubiramo? MTN 0796375653. Tigo rero ni 07244836. Murakoze rero abantu mwese mwari mudukurikiye hano ku Ijwi ry'Icyizere. Abantu bashobora wenda kuba bagize ikibazo cya nimero barajya muri description baze kurebamo, turaza gushyiramo nimero umushaka wamuboneraho, cyangwa se ushaka kugira icyo uganira nawe, ushaka wenda kumuganiriza, umuhumuriza, kuko urumva mu by'ukuri akeneye ihumure, nicyo cya mbere, kandi nanone mu by'ukuri akeneye n'ubufasha. Ntitukajye tubyirengagiza ibyo bintu, kuko hari abantu baba bafite mu by'ukuri uko bifite, ariko mwumvise ubuhamya bwa mugenzi wacu ukuntu ameze. Rero turabashimiye. Ku Ijwi ry'Icyizere rwose tuzatubazanira abantu abashoboka rwose, tuzadukora ibiganiro byinshi bishoboka kugira ngo tugire abantu dufasha, haba mu mbamutima, mu bitekerezo, kuko hariho abantu benshi cyane babaye. Murakoze rero, murakarama.